Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizera ko mumeze neza muri hirya no hino ku isi, by'umwihariko wo ukunda ibiganiro byacu. Turagushimiye cyane. Hanyuma niba warakanze subscribe wariteganije, kandi turakwakiriye kuko turagukunda mu muryango w'abana b'Imana. Niba utarakanda subscribe, biroroshye cyane, no gukanda gutyo nyine, hanyuma ubundi ugahita winjira mu banyamahirwe batazigira bacikwa n'ibiganiro byiza nk'iki ngiki tugiye kugirana n'umukozi w'Imana. Twakire pastor mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe. Pastor, tugwaye ikaze. Umeze neza? Umeze neza, ndashima Imana. Uri amahoro? Yego. Mbere ko dutangira, reka tubanze dusenga Imana, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. N'ikaze. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye umugisha wo kuba imbere yawe. Turakwinginze muri iki kiganiro ngo kibemo kubaho kwawe kube hano, kandi buri mutima wose uvugane nawo, tugirire neza kubw'ukwera kwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ikaze mwese. Turacyari muri rwa rugendo tugenda twiga uduce dutandukanye, ariko kandi twiga tunasobanukirwa ibijyanye n'ubutumwa bwiza na Bibiliya, duhuza urugendo rw'abisirayeli n'ubuzima bwacu turi mu uyu munsi. Pastor, reka tubanze twibutse abantu aho agace twa mbere twahereyeho. Agace ka mbere twahereyeho twavuze ku rugendo rw'abisirayeli, ni nabwo turiho turiga, hanyuma tubihuza no gucungurwa. Hanyuma tureba umukoro biduha nk'itorero ry'uyu munsi. Ako niko gace ka mbere twaganiriyeho. Agace ka kabiri twavuze ku mpamvu Imana yemeye ko bajya muri Egiputa imyaka 430, kandi isezerano rya Aburahamu ryaravuga ko Imana imuhaye igihugu, ariko ntihahise ikimuha. Yahisemo kubatwara muri Egiputa kugira ngo babanze bororoke, bazatahe mu gihugu barabaye benshi, kuko amahanga bari bahanganye cyangwa se amoko yari atuye muri Kanani yari menshi, ntabwo bari bubibashe. Hanyuma ndumva ari ibyo tumaze gukora bibiri. Uyu munsi tugiye gukora agace ka gatatu. Noneho abantu nagiye mbona baryoherwa cyane, batubwira ko mu by'ukuri biri kubafasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ndetse hari n'abantu, pastor, sinzi niba warabimenye, hari abantu bari bazi ko kuza kw'isezerano rishya byatesheje agaciro isezerano rya kera, nta gaciro rikimaze muri Bibiliya, ku buryo hari n'abatagisoma isezerano rya kera, ariko ngira ngo bamaze kubona ko naryo rigifite agaciro kandi ryashushanyaga ibyo mu isezerano rishya. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kuvuga agace kavuga ku kintu ka gatatu. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Pasika, cyangwa se ku gihango abisirayeli bagiranye n'Imana mbere yo guhaguruka muri Egiputa. Harimo ibintu byinshi, numva ku gace tugiye kuganiraho. Niko tugiye kuganiraho nkuko musanzwe muzi ko pastor iyo tuganiriye bamuhata ibibazo cyane, ari mwe ndi kubariza. Ariko muri izi session ibi biganiro tugenda dukora, murabizi ko ibibazo bari bikeya, ahubwo we akagenda dusobanurira, dufashwa no gusobanukirwa ibyo tujya twiteranya. Pastor, kugira ngo n'ubundi amagambo yanjye aracyari makeya. Urakoze cyane. Kuganira ni byiza. Hanyuma uyu munsi turi buganire ku gice cya 12 cy'igitabo cyo Kuva. Yego. Ndinginga abantu badukurikiye, buri wese yihangana gisome. Yego. Kuko ntabwo ndi busome guhera ku murongo wa mbere kugeza dushoje iki gice, ariko umuntu wese azihangana gisome. Ibyo ngiye kuvuga byose niho bikubiye. Mu yandi magambo, mu gihe turi kuvuga ibi, Bibiliya aho iri mu cyumba gitumeho uyiyegereze. Rwose nagerageze, ariko basigaye bazifite no muri telefone, biroroshe. Gerageza usome igice cya 12 cy'igitabo cyo Kuva. Kubera ko telefone ari kureberaho ikiganiro, ngira ngo ntabwo byamworohera gusomeraho Bibiliya. Niyo mpamvu niba yifite iyi mpapuro ayiyegereze ku ruhande, byaba byiza kurutaho. Yego. Urakoze cyane. Twahagarikiye ku mpamvu yo kuba muri Egiputa. Hanyuma iyo mpamvu niyo yonyine itumye turi mu isi. Imana iragira ngo twororoke, tuzana abandi kuri Kristo, hanyuma umunsi itorero ryavuye mu isi tuzahave turi ibihumbi byinshi. Niyo Bibiliya igera ikavuga ngo abahindure benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri mu bwami bw'Imana. Iyi niyo mpamvu itumye turi mu isi gusa. Mu isi ntabwo twaje kubaka amazu, ntabwo twaje kubyara, ntabwo twaje gukira. Ibyo ni impamba yo mu nzira, ariko icyo
yaduhamagariye inaha kugira ngo duhindure benshi ku gukiranuka, mbese dufashe umurimo Kristo. Hanyuma hari akantu rero ntashaka gusimbuka, wari uvuze ko abantu benshi batagisoma isezerano rya kera ngo bazi ko ryasimbuwe n'irisha. Sinzi niba nawe nk'umushumba, sinzi ko wari ubizi cyangwa ujye ubyumva bamwe na bamwe. Ibyo bintu ndabizi, niko bivugwa, ariko ni ukwibesha. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byose rya kera n'irishasha byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha. Rero ntabwo bivuge gute byaba ari ukwishuka. Isezerano rya kera ryose ryavuga Yesu, hanyuma ariko hari amagambo yagiye adasimbuka. Yego, nk'irivuga ko Aburahamu azaba sekuruza w'amahanga, hari irindi uzi ryarisimbuye riracari ryarindi. Bibiliya dukwiye kuyifata yose uko yakabaye, hanyuma Bibiliya yose iruzuzanya, amagambo yose yuzuza andi, niyo mpamvu dukwiye kubifata byose uko byakabaye. Gusoma Bibiliya, isezerano rya kera ririmo amagambo ajya kubamo akomeye, ariko ntakomeye ku buryo tutayumva. Wowe nusoma Bibiliya uzajya ushakamo Yesu gusa, uzasanga ibintu byose byavugaga kuri Yesu. Kandi nkunda ukuntu banditse Bibiliya, ndavuga Bibiliya zihari verisiyo nshasha, ubona bagenda bashyiraho referanse, bakavuga ngo uhita usoma ukabona umurongo wo mu isezerano rishasha usobanura wa wundi. Ni bico bishatse kuvuga. Hanyuma ijambo ry'Imana dukwiye kugiga, kuko Bibiliya avuga ngo ijambo rya Kristo ibe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Dukwiye kubifata nk'umukoro, nk'ifunguro. Ntawahagarika kugira ngo abeho, nako umuntu atahagarika gusoma ijambo ry'Imana no kugiga ngo akomeze abeho. Icyo twabongeraho nashaka gusorezaho ni uko dukwiye kurihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Ntibibe ubumenyi mu mutwe no mu mpapuro, ahubwo bigahinduka ubuzima bwa buri munsi. Numa twarigeze tubiganiraho nawe, byavuga ko izi nyuguti z'umukara ziri ku mpapuro z'umweru dukwiye kugerageza ko zihinduka ubuzima, noneho zikagira ubuzima. Uyu munsi rero nifuza ko tuvuga kuri Pasika. Mu rugendo rw'abisirayeli, ngewe navuga ko uyu ni wo mutima, niwo mutima w'ibyo tuzaganira byose, niwo mutima w'urugendo. Kuko uyu munsi wo guhaguruka, cyangwa se bitegura guhaguruka, Imana yababwiye ngo bakore Pasika. Uyu munsi turaza kubihindurira inyito, tubyita igihango. Ntabwo ndiwe ngiye kure y'icyo Bibiliya ivuga, ahubwo nagira ngo nkoreshe imvugo yumvikana mu Kinyarwanda. Iyo abantu bagirana igihango, byabaga ari ibintu bikomeye, byaruta ubuvandimwe. Ndaza kubigarura ku mugabo n'umugore, nabo bakorana igihango cyo kubana, biba ari ibintu bikomeye. Iki gihango rero Imana yagiranye n'Abisirayeli, harimo kubanza guca imigozi ibahuza n'Abanyegiputa. Kubera iki? Ahantu umuntu amaze imyaka 430, ibintu byose byari byarivanze, ni myinshi. Hanyuma kugira ngo Imana, ndakoresha imvugo y'iki gihe baze kumbabarira, kugira ngo Imana iba dekonegite kuri Egiputa, iba konegite ku Mana, byasabaga amaraso. Buriya amaraso ya Yesu ikintu amara, cyangwa se igitambo cy'umusaraba, ubundi bisobanuye gupfa ku by'isi, ukabaho mu bundi buzima. Ni nabyo kubatizwa bisobanuye, abadukurikiye barabatijwe, bisobanuye gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Hanyuma uko gupfana na Yesu bivuze gupfa ku by'isi, ni ugutandukana na Egiputa, kuko iyo tuvuga isi nanone tuba tuvuga Egiputa. Hari abantu rero dukurikiye barakijijwe, ariko iyo deconnexion itarabayeho, ahubwo ahora ashaka iby'isi. Nkaboneraho no kubwira abantu badukurikiye ko ubutumwa bwinshi mu bwo tubwirizwa bukangurira rya kamere, gukunda bya bindi baduciyeho.
mbese ni ibyo gukundisha abantu Egiputa, ni amadegede batubwira tungurusumu n'inyama, mbese badukumbuza ibyo twasize hariya, ibyo twabayeho dekonekite nyine, ibyo twatandukanye, nibyo bashaka kongera kudukumbuza. Ariko mu by'ukuri wibuke ko Pawulo yavuze ngo isi nyireba ibambye nayo ikambona mbambye. Gukora pasika muri Egiputa, kiriya gihango c'amaraso cyarigira ngo kibazinure, kibibagize, kibakure no mu bitekerezo bivemo ko batari abanyegiputa, ari ubwoko bw'Imana. Hanyuma biringira Imana bagiye gukurikira, nubwo batazi neza aho ibajyanye, kuko muri aba bahagurutse ntibavukiye, hamanutse umuryango w'abantu 70, umva mu binyejana 4 birenga hafi 5 hari hasigaye, bose bari barashize. Imana yagira ngo yongere kubabyara bundi bushya. Rero pasika cyangwa se igihango c'amaraso bagiranye, nico cari igisobanuro. Uyu ni wo mutima. Hano nubwo nahagarikiraho, nabanza nkibaza ngo umunsi ukizwa byagenze bite? Hari igihango mwagiranye na Kristo? Ishambere wibuke ko bari mu buretwa, barakubitwaga, bari bababaye, babagaho ubuzima bubishe. Wibuke buriya isi nta kintu itangira ubusa. Ibyaha byose abantu bakora bari mu isi barabiryozwa. Bashobora no kuba batunze byinshi ariko batagira amahoro, kuko isi ntitanga amahoro. Niko abisirayeli bameze muri Egiputa. Hanyuma twagiranyije Mose n'umucunguzi, umuliberateur. Hanyuma uwo mucunguzi yaje kubamenyesha uwo bakwiye, mbese uwo bacungura cyangwa se uwo bagomba kwiringira. Numva nabaza abantu badukurikiye ngo umunsi wa mbere ukizwa, mbese iyo mutaba muri inyuma ya kamera, nari guhera kuri umwe nkajya mubaza, ukizwa wumvishe bimeze bite? Akatubwira wumvise hari ikintu gicitse, wumvishe, kuko abasomye agatabo k'umugenzi, umukristo ava muri rimbukiro, hari ikintu cyabaye rwose, watangiye kurizwa arijijwe n'ibyaha, ngo akumva ashakisha ubugingo, ubundi bugingo, gutaha mu kindi gihugu, kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwa Egiputa. Hajya wowe ukizwa byagenze bite? Iki cyabaye? Wagize agahinda gatera kwihana kuticuzwa, wasobanukiye ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Hanyuma wumvishe ugiranye igihango n'uwo wiringiye. Niba bitarabaye uzasubiremo, kuko wakwibesha umugore muzabana ntaco, wakwibesha n'akazi, wakwibesha ibintu byose, ariko ntuzibeshe ubugingo buhoraho. Wibuke ko hano Yesu yavuze ngo hari amarembo abiri, irembo rito riganisha mu bugingo, hakaba n'irembo rigari riganisha mu kurimbuka. Aya marembo yose ari hamwe. Uzareba ukuntu bubaka mu buryo bugezweho, nyene bashiraho portail y'imodoka, bagashiraho n'akageti k'amaguru k'abantu. Aya marembo yose ari hamwe, ariko iyo winjiye bitandukana nko kujya Kibungo no kujya Butare cyane. Noneho ikibazo abantu benshi binjiye mu irembo rigari. Hanyuma ikibazo kihari ni iki? Ikibazo gisigara, aravuga ati ko maze imyaka 30 ndasubira inyuma se, ndongera ntangire, agazanga igihe amaze nicyo kinini, agahita akomereza. Ariko ntuzishuke ngo wibeshe ubugingo, waba wibeshe ikintu gikomeye. Hanyuma Imana yababwiye gukora pasika. Mu gukora pasika, Imana yababwiye ko bari bufate buri muryango, bari bufate umwana w'intama, bakawurya wose bakawurangiza, kandi bazende amaraso bayasige ku nkomanizo z'imiryango n'uruhamo rw'umuryango bawuririyemo. Iyo urebye izindi Bibiliya uko zivuga, ni ikimenyetso c'umusaraba basize hejuru, basiga hasi, basiga no ku mpande, cyari ikimenyetso c'umusaraba. Hanyuma umurimbuzi ntabwo yari kwinjira ahantu hari amaraso. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo Uwiteka mucamanza, yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Nubwo bitacigishwa, nubwo bitavugwa, nubwo babyita iterabwoba, umurimbuzi arahari. Ico twakijijwe rero, cyambere twakijwe kamere yo kwa Adamu, ariko twakijwe n'umurimbuzi. Twakijijwe kuzaba mu muriro by'iteka. Twaracunguwe,
tuzabigaruka mu kiganiro kizakurikiraho nagira ngo mvuge gusa igihango c'amaraso igihango twagiranye igihango ntigishobora kubaho amaraso atamenetse Yesu twagiranye igihango adukiza Egiputa twagiranye igihango adukurayo twagiranye igihango adukiza umurimbuzi Domini ntakubeje nubwo ntatunga imodoka nubwo ntagira inzu nubwo ntagira amafaranga ico yakoze muri nge kirahagije kuba yarankijije kurimbuka byiteka nkaba narahinduriwe ikibanza nkava mu mubare wo kwa Adamu hanyuma nkabanza ndumuragwa w'ubugingo buhoraho ibyo birahagije amafaranga azabinyongera ntabwo tuzabipfa nukuri Yesu ntaco tuzapfa ico yakoze nge numva kimpagije numva ndi umwana w'Imana kuba narakijijwe biranyuze ibindi ibyizashima kumpa byose nzabyakira nabyo bizasanga mu nzira ngenda sinteze guhagarara ngo tubipfe ngo ntiyampaye ibyo atampaye ubwo yabonye ntabikwiriye genda akomeje urugendo rwo kujya mu ijuru kubera iki gukira Egiputa uhamaze imyaka 430 Dawidi yavuze ngo mu byaha niho mama yambyariye naremanywe gukiranirwa ukagira Imana ukayicika kahava sinzi niba abantu bazi neza agaciro k'ico Yesu yakoze uzi ko isi tuwe na miliyari hafi 8 abantu bafite ico bazi kuri Kristo Yesu simvuga bakijijwe ni miliyoni 500 gusa urumva iyo mibare y'abantu batakijwe uko ingana abantu ntibazi ubuntu twagiriwe abantu birirwa ngo byahishwa abahanga n'abanyabwenge bihishurirwa twebwe tukwiye kubiha agaciro ibi bintu birakomeye nta mafaranga wabigura hano Yesu yavuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose babigize ibyabo ariko ntuzabone ubugingo buhoraho mwese ntabwo mwibuka umugani wa Nyamutunzi yari afite imyenda y'abami yarira ku meza nta na kimwe yifuzaga ariko apfuye yisanze mu muriro hanyuma Lazaro nawe yifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umukire yisanga mu gituza ca Aburahamu muzarebe neza igihe mukire yari mu muriro nta diva nta divayi nta myenda y'imihengeri ahubwo yifuza ko intoke zahozeho ibisebe zimukora mu kanwa nubwo abantu basa nkaho banyuzwe bakiruka inyuma y'ubutunzi bagatakaza icingenzi hari umunsi bazisanga ahantu bifuza uwabaramira kandi bitakigaruka gukizwa ni nonaha kwezwa ni nonaha gukorera Imana ni nonaha ibyo ukora byose ubikore nk'umuntu yacitse Egiputa wiringira Imana uyikorere kuko igihango c'amaraso kirakomeye kandi reka mbabwira akantu amaraso yazayishuza hazapfa ubusa muri Yesaya 61 haravuga ngo nasigiwe hepfo aravuga ngo no guhora inzigo abantu bose batemeye amaraso y'umwana w'intama bakayakerensa bakayapfusha ubusa Imana izahora inzigo ni ikintu ndashobora gutakaza kuko ntabwo kuva muri Egiputa gutandukana na Egiputa ntabwo ari ibintu byoroshe harimo amaraso rero iki gihango byasabye ikiguzi gihenze agakiza nubwo yakaduhereye ubuntu we byaramuhenze byamusabye gupfa abantu babikerenza ari nabo bafite hano mu Rwanda abantu benshi bakiriye idini n'itorero ntabwo ntibakiriye Kristo noneho kuba mu idini n'amatorero bumva banyuzwe kandi batarakijijwe bataravuye muri Egiputa birumvikana nta gihango bagiranye na Kristo bazabiryozwa Imana izahora inzigo kandi ico gihe kizaba gikomeye wenda nitwiga igitabo cy'ibyahishuwe tuzabigarukaho tuzavuga ukuntu itorero nirigenda Imana izahorera amaraso y'umwana wayo ico gihe kizaba ari kibi ku isi kuruta ikindi gihe cyose abaho abantu bazaba bifuza urupfu batari burubone hano nagira ngo tugaruke kuri mu gukora pasika naho ndavuga amaraso nk'igihango ndashaka gukomerezaho kuvuga ku kurya umwana w'intama tumaze kumva uburyo amaraso yasizwe ku muryango byari bisobanuye umusaraba hanyuma nico gihango bagiranye byari bivuze ko Imana ibakijije umurimbuzi hanyuma nyuma yo gusiga amaraso rero hakurikiyeho iki ariko reka maze ngaruka inyuma ho gato niba utarasize amaraso niki cyakumaza ubwoba
ari ibintu bibiri Imana yisigiye by'ibanga. Ni impanda igihe izavugira n'igihe urupfu ruzazira. Ibyo bintu bibiri ni ibanga. Kandi Dominique ntagire uzakubesha ngo arakomeye. Uwihamagaye wese aritaba. Nta yindi shobo ufite. Nta yandi mahitamo iguhamagaye wakwitaba. None se niba utarasize amaraso ni iki cyakumaza ubwoba? Mu bushize corona yaradutunguye. Twese dushira mu rugo. Nta muntu n'uwari kubihanura bari kumwita umusazi. None se ko bishoboka ko urupfu rwaza, ko byashoboka ko impanda ivuga. Niba utarasize amaraso ku nkomanizo ni iki kikubwira ko umurimbuzi atazakugeraho? Uzi kugura imodoka, hari imodoka zihenda ziri hejuru ya miliyoni 100 ukayitwara nta asiranse, gusa waba ufite ikibazo no kugendera hejuru y'urupfu. Waba uzahomba. Nagira mbwira abadukurikiye ko niba utarasize amaraso ku nkomanizo, niba utarakiriye Kristo mwami n'umukiza, urajya uri menge. Ntuwumva ko ari ibisanzwe. Hanyuma reka nkurikizeho ukuntu bariye umwana w'intama. Yego. Umwana w'intama Imana yababwiye ngo bajye, reka mbisome. Yego. Reka mbisome. 7 ubwo ni kuva 12 niho turi kuganira. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazajya inyama zawo zokeje bazirisha imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazige mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire ico musiga ngo kirare. Ikiziraye muzazose, ukaba ariko muzazijya mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazijye vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Dominique nta na kimwe basize ku ntama. N'amaso n'amatwi barariye byose n'ibyo mu nda ntaco basize. N'uruhu. Yego. Nta na kimwe basize kuri iyo ntama. Buriya rero uwakoze Pasika neza, agakora Pasika neza, akagirana igihango na Kristo, akwiye kujya byose. Gukizwa no gutsindishirizwa, ariko hirya yo gutsindishirizwa harimo kwezwa ku ngeso. Buri gace kose ukagaha Kristo. Umuntu umwe baramubwiye, bagiye kumubatiza, arangije baramubwiye ati ntiwasame, ugerageze ufunge umunwa kugira ngo utamira amazi. Hanyuma bagiye kubona babona arasamye. Bamubujije. Arayamira. Abanza ati kubera iki? Ahubwo atumva urugingo rungora kuruta izindi n'ururimi. Ntabwo naye kubatizwa handi atari ko rubatijwe niko rwanzengereje. Hari abantu rero bakoze Pasika ariko batariye amatwi yo kuri iyo ntama. Iyo wariye amatwi yo kuri iyo ntama ugira ugutwi kumva ijwi ry'Imana. Iyo wariye amaso yo kuri iyo ntama ntabwo amaso yawe areba byacitse gusa, ahubwo ugira amaso areba hirya y'ibyo abandi bari kureba. Iyo wariye umunwa wo kuri iyo ntama, akanwa kawe kavuga ishimwe giye guhamagaye. Iyo wariye ubwenge bwo kuri iyo ntama, ubwenge bwawe buba budatokowe, buba bufite ubwenge bumurikiwe. Kuko Yakobo baravuze ngo abantu bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ubu ufite ubwenge bwose busereva ubwami bw'Imana. Kuko kuba Uwiteka ari bwo bwenge, kuva mu byariko kujijuka. Iyo wariye amaboko yo kuri iyo ntama, gukorera Imana birakorohera. Ubuzi ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Iyo wariye iminono yo kuri iyo ntama, birakorohera nubwo wanyura mu butayu. Inzira nubwo yaca mu muriro, aho wanyura hose birakorohera kuko wariye iminono yo kuri iyo ntama. Ahantu hose atunze urutoki ushobora kuhanyura, nubwo haba mu misozi no mu mataba, wumva ariho ukwiye gukurikira umwami. Bagomba kujya buri gice kigize intama. Hajya wowe umaze kujya bingahe? N'amatwi warariye, hari abantu bariye ariko basigura ururimi. Hari abariye ariko amazuru ari ikibazo. Ngiye navukiye i Burundi muri 1993 habaye intambara. Byari ibintu bigoye. Hari umuntu yumva ashaka gutunga nk'amazuru abiri.
wagira hakenewe rito ukumva niryo wagira hakenewe rinini nabwo ukumva mbese umuntu akabaho yumva bimugoye kubera ikibazo c'amazuba ubwo abari tuye mu karere k'ibiyaga bigari iyo mvuze barabizi ariko wari amazu yo kuri iyo ntama ahora yemye ntiyumva afite ipfunwe ryo kwasa n'uwo ari we aba yumva anyuzwe kubera nyine kubaho ni Kristo gupfa ni inyungu ngo dukwiye kujya byose byo kuri iyo ntama ntaco dusize amaraso twayasize ku nkomanizo ariko dukwiye no kujya intama yose. Yego pastor, iyi ntama rero tubizane mu bantu badukurikira, harimo n'abatari abakristo, harimo n'abakiri abana mu gakiza, harimo n'ababatijwe ejo bundi, wenda turavuga mu bindi bihugu kubatiza bishoboka, mu bihugu byacu kubera COVID-19 ntibiri gukunda, ubwo ndavuga abamaze igihe gito mu gakiza. Uyu mwana w'intama turamurya dute? Urakoze. Gusiga amaraso ni igihango twabyise gutsindishirizwa. Agakiza ntikagizwe no gutsindishirizwa gusa, ahubwo kagizwe no kwezwa. Kwezwa nibyo twise kurya ibice byose bigize intama. Aho umuntu adakizwa agace kamwe ngo kandi gasigare. Hanyuma harimo n'ikindi cya gatatu gikomeye, no kugira Kristo umwami. Abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza kugira ngo batsindishirizwe, ariko ntibamugize umwami w'ubuzima bwabo. Iyo wamugize umwami w'ubuzima birakorohera. Rero Yesu akwiye kutwigarurira twese ukagingo zacu zose. Hari abantu badukurikiye avuga ati ngewe narakijijwe ariko ururimi byaranze, narakijijwe ariko irari ry'ubusambanyi niryo ryananiye, ngewe narakijijwe ariko iyo numvishe ibicantege bigera igihe ngasubira inyuma. Ukwiye kurya intama yose uko yakabaye, buri rugingo rwose utariye ukora ku buryo warurya. Ibyo nibyo byitwa pasika yuzuye. Abatuzaniye ubutumwa bwiza batubwiye agakiza ako nakwita k'igice. Batubwiye gutsindishirizwa gusa, abatubwiye gukizwa kugira ngo Yesu adukize ibyaha, ariko ntibatubwiye uko Yesu atwigarurira akaba umwami w'ubuzima bwacu. Ntabwo batwigisha uko Yesu afata buri nguni y'umutima. Niyo mpamvu nyine uzabona abantu bagira ibyishimo bike, niyo mpamvu kimwe mu bintu bitugora muri iki gihugu gutanga birimo. Biragoye no kibaza ni gute wakijwe amaboko yawe ntakizwe, ni gute wakijwe amafaranga yawe agasigarayo, ni gute wakijijwe ariko jya wumva ubaho ku bwawe wigenga, ni gute wakijijwe Yesu ntakubera umwami. Ni ikibazo wenda cyo kutabyigishwa, cyangwa se birashoboka ko ari uko tutagize umwete wo guca mu irembo rifunganye. Ukabyigishwa nabi. Bimbabaza iyo abantu hakugira ngo bemere gupfana nawe no kuzukana nawe bajya ibice byose bigize intama, ahubwo bajya kwikuzaho imikoshi n'imikasiro na karande. Kandi arabavuga ubutumwa nabo bababesha, bashaka kubacucura utwabo, babwira ati muze ko dufite ikiganza gishushe, nimuze tubirukane izo nyanza. Ariko dukwiye no kumenya isoko y'ibitugerageza. Hari ibintu Imana yemera ko tubamo kugira ngo twemere dupfe aho hantu, kuko Imana kuba yaragucunguye yarakoranye igihango nawe ni ibintu bikomeye. Ntiyaguha icubahiro itaraguhaye ubutware hejuru yacu, ntiyaguha amafaranga itaguhaye ubutware hejuru y'amafaranga. Niyo mpamvu ukwiye kwihangana ugakora pasika yuzuye, ntukore pasika y'igice, we gutwara agakiza katuzuye. Yakobo yaravuze ngo nimwe intambara ziva mu bigwanira mu ngingo zanyu kuko twakoze pasika nabi. Mbibutse ko hamaze kubaho pasika ebyiri. Hari pasika iyi twavuze, hakaba pasika y'Igorogota. Pasika ya kane ya gatatu tuzayirira mu bwami bw'Imana. Ikibabaje rero utarakoze pasika neza iyi ngiyi, ubanzi itaha ntiyemerewe kuzayijya. Umuntu utarakiriye Kristo mu buryo bwuzuye, kubona ubugingo boraho bizamugora. Niyo mpamvu kubikora ni inyungu zanjye, niyo mpamvu nkwiye kwezwa no guhinduka no gusa na Kristo. Icyanyuma nsorejeho rero, Bibiliya avuga ngo bazazige bakwesa inkweto bahagaze. Ibi bisobanuye iki? Cyari igihe cyo guhaguruka nta usubira inyuma. Iyo wakoze pasika neza ukagirana igihango nawe, uhita umenya ko utari uw'isi, uhita umenya ko inaha turi abagenzi n'abimukira. Hari abantu dominiye basa nk'aho bageze iyo bajya rwose,
ukabona aho yajyaga byari ukubona inzu, aho yajyaga byari ukugura imodoka, aho yajyaga byari ukugira amafaranga, aho yajyaga byari ukubona urubyaro. naho yajyaga. Ariko muzazijye mukwesa inkweto. Imana niguha intebe nziza ntuzegame cyane, uzibuke ko impanda yavuga cyangwa urupfu rukaza. Imana niyaguha amafaranga uzishime, ariko umenye ko yaguheguye ngo ukore byinshi mu bwami bw'Imana. Ntuzegamire cyane, ikugize inzira yo kunyuzamo kugira ngo ubere umugisha abandi. Hano ntabwo turi iwacu, isi ni nako kantu twasorejeho mu kiganiro cyabanje. Twaravuze ngo isi ihora itwibutsa ko tutarabaye, ikora ibishoboka byose ngo itwirukane, hanyuma tukagumya kuyitsindiraho no kugerageza kuyikunda cyane, ariko buri gihe twibutsa ko tutarabaye. Bazazige bahagaze bakwesa inkweto. Nagira ngo nibutse abantu bose badukurikiye, turabagenzi n'abimukira. Impanda itaranavuga, iminsi izakwereka ko mu isi atari iwacu. Ibi biriho biraba byose ni ibise byo kutwirukana, ni bitwereka ko hano tutarabaho, twe tuzajya mu bugingo buhoraho. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga, hari ikintu Imana yababwiye gukora. Bibiliya iravuga ngo bazajye ku baturanyi babake zahabu, babake ifeza n'imyenda y'igiciro. Ibyo bizababera nk'ikiguzi c'imibyizi bakoze mu myaka 430. Bibiliya irahamya ngo bavuyeho bafite ubutunzi bwinshi. Imana yifuza ko igihe cyose turi naho dukwiye gukora ibishoboka byose tukazana abandi kuri Kristo. Nibwo butunzi buruta ubundi. Nicyo kintu gituma mu ijuru bakora umunsi mukuru. Dukwiye gukora ibishoboka byose ntituzave isi tukayinyaga. Niko Yesu yavuze, ntawe wakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo mwambure ibintu byatabanje kumuboha. Dukwiye gukora ibishoboka byose tukazahavana iminyago. Reka ntanga urugero. Ubu abantu benshi batinya kamera kuko bazi ko social media yenda hari ibihakorerwa bitari byiza. Ariko n'ibisengero zifunze, ndavuga ku bari mu Rwanda, akaba amahirwe dufite ari kamera, kuko tutabikoresha ngo tuzane iminyago. Niba stati yawe washiraho ijambo ry'Imana abantu bakabwirizwa ubutumwa bwiza, kuko utabikora, hajya ngo uratinya social media, hanyuma se ko yaje ahubwo dukwiye kuyikoresha kugira ngo tuzane iminyago. Ikibazo nuko ayitinya gushyiraho ijambo ry'Imana, nyamara akayitinyuka gushyiraho blog, agashiraho udufoto n'utundi tuntu n'ugwenya rwatewe. Dukwiye kumenya gukoresha ibishoboka byose tukabona iminyago. Egiputa tukayinyaga. Abakoze social media ntitwari duhari, abakora internet ntitwari duhari, ariko dukwiye kubibyaza umusaruro kugira ngo tuzane iminyago. Ushobora gusanga icyatumye bayikora ibyivuga butumwa bitari biri muri gahunda yabo, ahubwo ari twebwe twahita duprofita kubibyaza umusaruro. Ubwo niho ubwenge bw'ubukristo bukwiye kuba bushingiye. Ibindi ni ukwibesha. Numva ari ibyo navuga. Yego. Mu bintu byinshi navuze, usigarana ikintu kimwe. Imana yagiranye igihango n'Abisirayeli, hanyuma wibuke ko yari badekonegise ku banyegiputa kugira ngo bahinduke inyego, babe ab'Imana burundu, Imana ibegukane mbese. Hanyuma ikindi kirimo nuko bakize umurimbuzi. Murakoze cyane. Arakoze cyane Pasiteri, ni Pasiteri Desiré Habyarimana ko umaze kwimenyera kakara agace ka gatatu. Hanyuma Pasiteri dusoza rero, hari ushobora kuba yumvise nk'uko twatangiye tubivuga, abakurikira utu duce ntabwo ari abakristo gusa, nta nubwo ari abantu bamaze igihe kinini mu gakiza. Hari igihe Imana ibikeneye umutima w'umuntu, akaba ari n'ubwa mbere umuntu yumvise ibi bintu. Tugana ku musozo, umuntu byumvise bwa mbere akaba atsinzwe, yidekonekite gute? Ari idini rimwe twigeze gusengeramo kera nd'umwana, ariko baravuga ngo nanze, ngo ndabyibuka ngo nanze Satani n'inyosha mbi zose n'ibyo byose ni nk'ibyo nyine. Afite gukizwa biroroshe, ni ukugira agahinda kagutera kwihana kuticuzwa, ni ukubabazwa n'ibyaha wakoze, hanyuma ukiyemeza guhaguruka no guhindukira, ukavuga ati ubu buzima burandambiye. Kubera ko bikwiye kukurambira, ni uko umurimbuzi ari inyuma. Umuntu wese utarasize amaraso, umuntu wese utaragiranye igihango na Kristo, isi ntazayicikira, Satani azamwica, kandi mwibuke ko azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Amahirwe rero wagira ni ukumenya aho guhungira.
ni muri Kristo Yesu. Nubwo navuze ngo nubwo bitigishwa abanyabyaha bazajya mu muriro. Hanyuma ikibabaje rero ni ugupfa kandi twaragize amahirwe yo kubona cyaducungura. Yesu yaje nk'umucunguzi, ashobora kuducungura mu bubata bwose, hanyuma tukabaho turaba umudendezo. Umuntu utari dekonekita noneho utari wiyegurira, utari wegurirwa Imana ngo Imana imwiyegurira, cyafite amahirwe. Yego, arashafite amahirwe. Igihe cyose umuntu agihumeka aba agifite amahirwe yo gukira. Umuntu akwiye gukoresha ayo mahirwe. Gusa hari ukwibesha gukomeye, abantu bumva ejo ari ahabo, kandi ejo kuri twese ni ibanga. Numva ukwiye kubikora, gukizwa ni nonaha, gukorera Imana ni nonaha, guhinduka ni nonaha, we kubishira ejo. Yego. Reka dusoze. Imana ibahe umugisha mwese abo twabanye kuva dutangiranye ikiganiro kugeza tugisoje. Nizera ko hari ikintu ukuyemo muri make mu ijambo rimwe. Imana yashaka kudekonekita Egiputa n'ubuzima bw'umuntu, ahubwo Imana ikamwiyegurira akaba we w'ibihe byose. Turasoza nkubaza ikibazo ngo mbese iyo wirebye ubuzima bwawe, iyo wirebye imibereho yawe ya buri munsi, ubona Imana yarakwiyeguriye? Ubona Imana warabaye uwayo byose ingingo zawe? Ko ushobora kuba uwayo intoki zigasigara, ukaba uwayo amatwi cyangwa amano agasigara, ushobora kuba uwayo agace gato k'umubiri kagasigara, nyamara Imana ikudekonekita kuri Egiputa yashakaga ko ubu wayo ibice byose byawe. Nasoza mbaza umuntu dukurikiye, wenda pastor araje asoze, nkubaza ngo iyo wirebye ubona uwowe wese Imana yarakwiyeguriye? Pastor, urakoze cyane. Mbere yuko dusenga, nanjye ndashaka gutanga umukoro. Umukoro nshaka gutanga n'uyu. Ukizwa byagenze bite? Ese uyawumva warakize umurimbuzi, ntufite ubwoba bwo kuzarimbuka? Umuntu yakijijwe ahora yumva ari umwana w'Imana, akavuga ati urakaza mwami Yesu, nubwo napfa ndumva ubuzima bwanjye butunganye. Hanyuma icya kabiri nico Dominique yaravuze, urumva waragize Kristo umwami w'ubuzima bwawe, wamwakiriye nk'umukiza, Imana ishimwe, ariko wari ingingo zose zo kuri intama. Hanyuma icya gatatu, nuva muri Egiputa uzahavana iki? Uzahavana ubutunzi bwinshi. Niko uzava mu isi warakoreye Imana. Ukwiye kubitekerezaho. Icya kane, ni Imana niguha umugisha, ntuzegamire cyane ngo wegame wumve waragize iyubuki. Turabagenzi n'abimukiye. Ibyiduha ni impamvu y'urugendo, ni impamvu iyo tujya, ntibiduha kugira ngo dukunde inaha tuhabe. Ntabwo turabisi, ahubwo turabagenzi mu bwami bw'Imana. Yego. Data, mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo wibutse abantu ko bakwiye gusiga amaraso, kandi ubibutse ko bakwiye gukira umurimbuzi. Ndasengeye mwami abakwakiriye kugira ngo ubibutse kujya umwana w'intama mu buryo bwuzuye. Ndasenze nanone kugira ngo uzaduhe kuva mu isi tutagiye turi amaboko masa, ahubwo twarakoze byinshi tukuzaniye iminyago uzabukoze. Ubuntu bwawe bubane natwe, umugisha wose uzaduhera inaha, uturinde kubyitirira no kumva dukomeye, ahubwo tumenye ko ari Imana yabikoze kugira ngo tubashe gukora byinshi mu bwami bw'Imana. Bana n'umuntu wese azakurikira iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turacyakomeje n'ubundi akakara gace ka gatatu. Komeza ubare natwe mu biganiro bizagenda bikurikira. Niba utarabonye uduce twabanje, biroroshye cyane, manuka mu biganiro biri hasi uraza kubona uduce twabanje kugira ngo agace kazakurikiraho tuzabashe kujyana hamwe mu gihe kiri imbere. Mukomeze mugubwe neza. Imana muri komeza ibane namwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Shalom, shalom.